Tubahaye ikaze nanone abakunzi b'ibiganiro byacu. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe amatangazo yashyizwe hanze na Minisiteri ishinzwe abakozi ba leta ibinyujije muri Mifotora. Nyuma y'uko hakozwe raporo ya mbere igaragaza uburyo abakozi ba leta bashyize amasertifika ya AI muri Mifotora, byagaragaye ko uturere twinshi cyangwa se abakozi benshi batigeze bazishyira muri sisiteme. Ngira ngo nk'uko mubibona kuri iyi shusho iragaragaza uko uturere twagiye twitabira iyi gahunda yari yashyizweho yo gushyira sisiteme yo gushyira seritifika za AI muri sisiteme. Murabona ko umubare munini ni uw'abatari yazishyize muri sisiteme, ari nayo mpamvu bahise basohora itangazo risa naho ryihutirwa kugira ngo bigire icyo bihindukaho. Murabona iri ni itangazo ryahise rikurikiraho, aho bavuga ko ari itangazo ku bafite impamyabumenyi cyangwa se seritifika za AI, ngo abantu bose bahawe seritifika za AI cyangwa se z'amahugurwa ya Artificial Intelligence mu minsi ishize, ngo ariko bakaba batarazishyira muri sisiteme ya IPPS ngo cyangwa batarazisohora printing ngo bazishyikirize abayobozi babo, baramenyeshwa ko guverinoma itari kubasha kumenya ko bazibonye igihe zitari zagera muri sisiteme. Ngo musabwe kwihutira kuzishyira muri sisiteme banyuze muri cyangwa se ku rubuga rukurikira, ari rwo urunguru rwa e-recruitment, ubwo ni Mifotora ya kera. Ngo nyuma yo kuzishyira kandi muri sisiteme muzimenyeshe abayobozi banyu b'amashuri, munabahe hard copy. Murakoze. Ngira ngo rino tangazo icyo rivuga, rirashishikariza abakozi ba leta bose bamaze gukorera ziriya seritifika za AI ko kuzikorera byonyine ntabwo bihagije, ahubwo barasabwa kuzishyira muri sisiteme, noneho bamara kuzishyiramo kandi ngo bakanazishyikiriza abakoresha babo. Ni ukuvuga niba bamaze kuzishyira muri sisiteme, urasabwa kandi nanone gukora print out cyangwa se kuziprintinga, ukazigira ziri hadi kugira ngo uzihereze umuyobozi wawe. Ni ukuvuga ngo niba ari abarimu baraziprintinga, bazijyane bazihereze abadiregiteri babo kugira ngo nabo bazazishyikirize cyangwa se bazijyane ku karere, kuko zigomba kujya muri fayilo zabo ziri mu turere. Hanyuma niba ari undi mukozi wa leta wundi utari umwarimu, nawe arasabwa ko namara kuzishyira muri sisiteme araziprintinga nawe azihereze umukoresha we kugira ngo bigaragare ko koko yakoze ibyo asabwa. Hanyuma hano bahise banagaragaza urutonde rw'izikenewe, ni zigera kuri 6. Harimo AI literacy nk'uko twagiye tubivuga mu video twatambukije mbere, hakaza indi yitwa interacting with AI, hakaza exploring artificial intelligence, ndetse hakaza understanding how AI impact you and your government, hakaza 1 million prompters, hakaza introduction to artificial intelligence. Izi rero uko mubona muri aya mazina ni nayo musacinga cyangwa se mujya kushaka muri IPPS mugiye kuzishyira muri system, cyangwa se mugiye kuzaprodingamo, wandikamo iri zina ryayo, uhita urisangamo, hanyuma ugashyiramo certificate yaryo. Ubwo rero barashishikariza buri mukozi wese wabashije kuzibona ko yahita azishyiramo kugira ngo bigaragare ko yabikoreye igihe. Ikindi kandi bakanaziprintinga bakazihereza abayobozi babo, yaba ari umwarimu akazihereza directeur we cyangwa se umuyobozi w'ishuri, noneho yaba ari umukozi wa leta usanzwe nawe akazihereza umukoresha we. Hanyuma hari irindi tangazo nanone, rijyanye cyangwa se rireba abarimu bigisha muri primaire cyangwa se mu mashuri abanza, aho harimo abarimu bigisha amashuri abanza bari bagiye mu mahugurwa ajyanye n'ibijyanye no kwigisha. Abarimu bigisha mu mashuri abanza babonye primary teacher professional training certificate
ngo mwihutire kuzishyira muri sisiteme ya IPPIS ngo kuko nazo hari aho zateganyirijwe kujya, kugira ngo mudakomeza kubarwa nk'abatazifite. Urabona, numva ngo abarimu bigisha muri primaire ngo babonye ziriya certificat zijyanye n'imyigishirize, ngo bagomba ngo nabo kwihutira kuzishyira muri systeme. Donc muri Mifotora naho bamaze gushyiramo izo certificat aho zigomba kujya. Niyo mpamvu uyu mwarimu wigisha muri primaire bamaze kuyibona nawe arasabwa guhita yishyiramo kugira ngo leta ikomeze kumubona nk'uwayibonye, ye gukomeza kumubara nk'utarize uburezi cyangwa se nk'udafite iyo certificat. Aya rero niyo matangazo yihutirwaga twagira ngo tubagezeho, hanyuma turabashishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kandi mutanga na comment kugira ngo tubashe kumenya cyangwa se kunoza imikoranire yacu. Murakoze, naho ubutaha. Mwari kumwe na Alphonse Ndagijimana, nk'uko bisanzwe tuzasubira ubutaha.